nanjye kare nahoze mbitekereza why do I nahoze ndimo kubyibaza ni iki bino bintu kuki abantu batabyumva as if njyewe urimo kubisoma njyewe urimo kumva rino jambo ntago bindeba. So nikosa rero rikomeye abakristo dukora yo gusoma ijambo ry'Imana tukaritwerera abandi ntitwumve ko twebwe ritureba. For these people on 37 bamaze kumva Kristo Petero amaze kubabwira ibyo yabwirwa mirongo yabanje, of course n'imbaraga z'umwuka wera akanaza babwira ati verse 36 ati rwose wa wundi mwabambye n'Imana yamugize umwami na Kristo. When Christ is preached nta kindi tukwiye kubona turatsindwa, hanyuma mu butsinzwi bwacu n'ibyo jambo ribaho tukavuga ngo what do we do, Mana niki nakora? And then verse 38 ibyo Petero yabasubije natwe n'icyo tukwiye gukora, ni mwihane, repent, ni mwihane, repent, umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. You know, when we see Christ preached tukabona his holiness, iyo twirebye in the mirror duhita tubona our sins, ibyaha byacu. Niba a preaching a sermon, a message iza ntitume nibona nk'umunyabyaha, then it is lacking something, because if it portrays Christ it should reflect, igomba kunyereka njyewe ko I am a sinner. Nimbona Kristo ngomba kwibona nk'umunyabyaha. And the answer is to repent, kwihana. Yeah, we can understand in this context abayabwiraga bari batarakizwa, but we remember gukizwa it's an event, itangira igihe twizeye koko, and the process of being sanctified. So in that process of being sanctified, ngo ni kuri twebwe, it is a continual process yo guhora tureba Kristo in the mirror, and in reflection tukabona ububi bwacu and our sins, and we continually depend and cling on him for sanctification. Yeah, so this is the way through, this is the way out, repentance. Ariko yanabahaye a great promise, kandi twamaze kubona mu gice cya mbere ndetse n'iki cya kabiri ko amasezerano Imana itanga yose asohora. So verse 39 yaravuze ngo no, even before 39 ngo namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. So you can see this gift of the Holy Spirit was even promised to the Gentiles. Kwibuka ko bana abantu arimo kubwira n'abantu babumvaga baturutse mu mahanga menshi, in different nations. They were also promised the gift of the Holy Spirit. Ryari igihe bihannye igihe bihannye bakababarirwa ibyaha byabo. So ngira ngo ni nabyo Paul yaje kwandikira Abefeso nyine avuga ko igihe bumvaga ijambo ry'Imana bakizera bahawe guarantee y'umwuka wera. So whenever umuntu yihannye abona that gift of the Holy Spirit, abaha iyo ni promise 1, kandi ba fulfilled koko iyo umuntu yihannye yakijijwe abona umwuka wera. Ya kabiri nuko bitari kuri bo gusa, ahubwo byari kuri bo n'abana babo n'abari kure bose, even to the people in the far areas. You remember hano bari Yerusalemu, so ubwira ati n'abari mu Rwanda, n'abari muri Zanzibar, n'abari muri Brazil, n'abari muri Asia ho hari hafi yabo nako niho bari n'abari muri Russia, n'abari muri even the Amazon forest, abariyo bose, even to those people in the far places. Ni isezerano ryanyu n'abana banyu n'abo ngabo bose bari kure. Nirihe sezerano ry'uko uzihana wese azahabwa umwuka wera. Abo bantu n'abahe bafite iryo sezerano bari kure. Not everyone, this is not everyone. Again itugarura kuri predestination and election, ngo abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Not everyone, friend. Iri ntabwo ari isezerano ry'umwuka wera, isezerano ryo kwihana. It's not to everyone. Bazahamagarwa n'umwami Imana yacu. It's God who chooses who to receive this gift, and in his sovereignty no one should question him anyway. So
nuko ngo akomeza kubahamiriza, uwo ni Petero, n'andi magambo menshi arabahugura ati mwikize ab'iki gihe biyobagiza. You know those were the other teachings, the false teachings. Good thing, verse 41 of this chapter 2. Bamwe muri bo baremera ngo bagera hafi ku 3,000, ngo nk'ibihumbi 3, possibly barengagaho gato cyangwa bari munsi ho gato. Remember, hano iyo babaraga kenshi in their culture babaraga the males, abagabo, abagore n'abana ntabwo babarwaga, and you would imagine hari umugabo umwe, umubare w'abana umubare w'abagore n'abana bahari, I think very many. Now rero muri abo babwirwaga, bamwe muri bo baremeye. Uku kwemera ngo nuko abemeye, it's like abizeye, those who embraced, those who accepted, those abakiriye neza ayo magambo. And connecting to the previous verse 40, nuko ababemeye nibo bari barahamagawe. Verse 39, abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. So, aba bari kuri 41 bemeye nibo bari barahamagawe. Hanyuma bemeye rero niko kwihana kwabo, barabatizwa. Ubwo babongerewe ku bandi, umubiri wa Kristo buragutse. Hanyuma 42 itwereka ikintu gikomeye cyane uyu munsi kibuze muri church, ngo bahoraga bashishikariye. Bande bahoraga ni bariya bemeye, aba bagera hafi ku 3,000, na babandi bari bahari bagera ku 120 bari muri Upper Room, ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga. You know, these apostles, zino ntumwa nta kindi zahoraga zigisha, kuko nabano ngo bahoraga. So ni cyari ikintu gihoraho. A challenge to us today, and a challenge to kuri buri muntu ufite impano Imana yamuhaye, ko ari ikintu agomba guhora akoresha. Challenge to me, niba nshoboye kwigisha cyangwa kwandika, something I should always be doing. Niba umuntu afite impano yo gufasha, ni ikintu ndimo kureflectinga cyane muri iyi minsi, something itagomba kugira vacances cyangwa konje. Aba rero ngo bahoraga bashishikariye kumva iby'intumwa zigisha. Icya kabiri kirimo nuko dugomba guhora dushishikariye kumva inyigisho nzima, cause intumwa zigishaga inyigisho nzima. Intumwa zigishaga inyigisho nzima, ari nayo impamvu bakizwaga nyine. So niki dushishikariye uyu munsi? Uyu munsi abantu benshi bashishikariye iterambere, it's good, kubaka inzu, akazi keza, kwiga amashuri menshi, you know, kubaka urugo, gushaka, kugura, kubyara, kugura imodoka, kwambara imyenda myiza, style zigezweho, telefone nziza, you know, gutunga ibikoresho mu nzu. Urabona ibintu byose byabaye faster, ni fast food, ni fast what. Noneho nibyo abantu benshi bashishikariye. But for these people, bari bashishikariye iby'intumwa zigishaga. Ngira ngo it's a call to us, ngo duhindure ibyo dushishikariye, duhindure ibyo turimo, kuko icyo nshishikariye nicyo nshyiraho umwanya, nicyo nshyiraho ibitekerezo. So ngihindure, I completely change that. Noneho nshishikarire iby'Imana, kuko intumwa nta kindi zigishaga nyine, it's the gospel, zigishaga ijambo ry'Imana. Natwe dushishikarire guhora twumva, twiga, dusoma, dutekereza, tuganira, twibwira ijambo ry'Imana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ngo bahoraga basangira ibyabo. They were not selfish. Nta ufite ibihumbi 2 umuntu akagusaba 1,000, ntabwo uvuga ngo ngo none se ndakimuha ejo nzabirya. Basangiraga ibyabo, ngo no kumanyagura imitsima no gusenga. So you know, baranasengeraga hamwe. Wenda muri iki gihe cya COVID birimo biranabura, ariko nta nubwo bibura mu by'ukuri, cause bafite umwuka w'Imana nyine, they keep praying.
So ibi ni ibintu rero bahoraga bakora bamaze gukizwa, kandi ngira ngo ni nka characteristics, ni ibiranga itorero rizima, nuko ribamo abantu bashishikarira kumva inyigisho zima, bikabamo abantu basangira ibyabo batari selfish, nta mukene uba muri bo mu by'ukuri, ahubwo ufite icyo akeneye bamufasha. Cya gatatu, kumanyagura imitsima, I think no gusangira nyine ibyo kurya. Icya kane ni gusenga. Itorero rizima rirangwa no gusenga, umukristo muzima arangwa no gusenga. Prayer, kuko gusenga nyine no kugaragaza total dependence on God. And ngo abantu bose rero bagira ubwoba, ubwo ni babandi bari barimo kubakurikira. Ni ibintu bigaragara ko bitabaye in one day, byakozwe mu gihe runaka, period. Ubwoba babutewe n'iki? Ni uko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Ibyo bitangaza n'ibimenyetso byazanaga no kwigisha, byazaga alongside the preaching of the gospel. Hanyuma ngo abantu benshi bagira ubwoba, ariko ubwo bwoba bugatuma bizera. Ntabwo bwari ubwoba bwo guhinda umugizi ngo bagenda, bugatuma bizera. Ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. It's repeated. Ibyo basangiraga ni ibiki? Ngo ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabigurishaga. Kugura ngo barabiguraga mu Kinyarwanda cya kera, they sold them. Barabigurishaga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Bigaragara ngo nta mukene babagamo, bose ibyo mfite byabaga ari iby'abandi. Uyu munsi rero rwose mu isi y'iterambere rivuduka, mu isi y'ubucuruzi na saving na schemes nyinshi, na pansiyo, guteganyiriza pansiyo byinshi cyane. I'm not against them, ariko birimo biratuma developing a selfish heart that turibagirwa ikintu gikomeye cyane cyo Kristo yaduteguriye. Nahoze numva, wenda to conclude with, umupadiri umwe arimo yigisha, ntabwo nzi igihugu yaturukamo, naka video narebaga, avuga ngo Yesu ntiyavuze ngo tumareho ubukene mu byo yigisha byose. Yesu ntiyavuze ngo abarwayi barangire bo kurwara, ahubwo yaravuze ngo mu bakene mugende mu bakenure, mubagaburire, abashonje mubahe ibyo kurya, abambaye ubusa mubambike, abarwaye mubagemurire, abari mu nzu y'imbohe. Ntiyavuze ngo magereza aveho, abo yaravuze ngo abari mu nzu y'imbohe mugende mubasure. So this selfish world irimo kutudrivinga, irimo gutuma twikunda tukibagirwa the foundation of the church, ariko kuba selfless no gusangira. So icyo gihe rero ngo byatumaga iminsi yose ngo bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura imitsima bakarya bishimye. So they fellowshiped at the church, mu masinagogi, mu rusengero, ariko banasubira no mu rugo nabwo bagakomeza ya fellowship, kandi babikoraga bafite imitima ihuye kandi bishimye. Uyu munsi tubona benshi rwose they go the same church, ariko imitima ntihuye. Umwe ari bashaka uko umwe agusha undi, umwe akuraho undi, umwe amugambanira, and so on. So ibyo rero kubikora bahora bafite imitima ihuye kandi bishimye, basangira ibyabo, bakunda kumva amagambo y'Imana, byatumaga bahora bahimbaza Imana. Kubera yuko iyo mbonye Imana ko yera, iyo mbonye Kristo mu bwiza bwe, nkibona ko nge ndimo ariko yambabariye, nta kindi nkuru uretse kumuhimbaza. Kandi icyo gihe rero the result ni iyihe? Ni uko bashimwaga n'abantu bose, rwose bashimwaga n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami akabongerera abakizwa. Aba bakizwa ntabwo yababongereraga kubera wenda ibindi cyane, abakizwa ni aba bahindukaga, bizeraga, bakabatizwa, kandi babiterwaga no kubwirwa the right message of the gospel of Christ. Twabonye kuri verse zabanje kugeza kuri verse 36 bivuga Kristo, ariko no kureba n'ubuhamya bwabo ko babanaga. So mu by'ukuri ngira ngo no garukira hano dushatse twavuga ngo ni summary of the whole salvation process. So let's stop here for now. Tuzongera ejo wenda tugiye kuri